inshuti zacu, inshuti z'umuryango wacu dukunda kandi dukunze kubaka, ndabasuhuje nanone mbahaye ikaze ku rubuga rwacu Baho Neza Family Academy. Uyu munsi twifuje kongera kuganira mu byerekeranye no kubaka umuryango nk'uko tubisanganywe. Mbahaye ikaze rero. Nk'uko mubizi, uburere bw'abana ni ikintu cy'ingenzi kandi gikwiye kuza mbere y'ibindi, kuko ni inshingano yacu nk'ababyeyi kandi nicyo twiyemeje gukora. Uyu munsi ikintu tuganira ni ibijyanye, ni byiza buri gihe tuhora tuganira ku bintu byiza, ariko icyo tugamije uyu munsi ni ukwigisha abana bacu ibintu by'indangagaciro, imibanire myiza n'abandi, kwifata neza mu bandi, kugira mbese uburere. Turaganira ku tuntu dukeya tugeze nko ku 10 cyangwa 12 dushobora kwigisha abana bacu kugira ngo umwana naba ari mu bandi, aba umwana w'ikinyabupfura, aba umwana uzi kubana neza, aba umwana uzi kuvuga amagambo ari kuri gahunda atabangamira abandi. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga, murabizi twese iyo tugenda mu bantu, abantu bose ntabwo bafite uburere bumwe. Abantu usanga umunsi umwe umuntu aza ukumva arakubwira ibintu, kumva ntabwo ari ibintu ni amagambo asanzwe, ariko kumva amagambo hari ukuntu atasohoka neza cyangwa atakugwa neza. Twigishe rero, kuko natwe ni ikinyabupfura, ni uburere. Kuvuga amagambo no kuyavuga neza si ukuyatondekanya cyane ku murongo, ahubwo ni ukuvuga ibintu abandi bakira bikabagwa neza, wabivuga bikabagwa neza aho kubagwa nabi. Hari amagambo ajyaza ukumva ntakuguye neza kandi ari amagambo wakwita ko asanzwe. Uyu munsi rero nicyo kiganiro dufite. Murabizi, hari utuntu umuntu agenda yitaho mu mibereho ya buri munsi. Urugero tujye kubanzirizaho, turavuga ku kantu kitwa gusuhuza. Murabizi ko gusuhuza ni ikintu cyiza cyane mu muco wa Kinyarwanda. Gusuhuza ni ikintu cyiza, biradukwiriye rero ko tumenyereza abana bacu. Niba tubyutse mu rugo, gusuhuza ntabwo usuhuza abantu bo hanze gusa, ahubwo mubaze gusuhuzanya mwebwe ubwanyu. Gusuhuza ni umuco, ni ijambo rituma utangira kwinjira kuvuga no kuganira cyangwa gufungukira undi muntu. Rero niba tubyutse mu gitondo, ubwo niba mbwiye abana, ariko ndagira ngo mbwire n'abakuru kuko hari abakuru batabikora. Gusuhuza rero ni ikintu cyiza. Niba tubyutse mu gitondo, usuhuze. Suhuza abo bari mu rugo ko bose niba mwaraye mu cyumba kimwe, babaza uti mwaramutse mute. Wigisha abana gusuhuza. Niba byutse asuhuze mugenzi we, ababyeyi basuhuza abana, abana basuhuza ababyeyi. Ni ikintu cyiza cyane. Gusuhuza rero ni umuco mwiza, reka tubyigisha abana. Nitubyuka umunsi waramutse ute. Hari n'igihe akubwira ati ntabwo meze neza, ndumva umutwe undya gutyo. Hari n'ikindi nanone, reka tugere ku kintu cyo mu buzima bwacu tujya dukora ibintu byita kwitsamura. Iyo umuntu yitsamuye, ubundi twebwe batwigishije ko iyo umuntu yitsamuye mu kinyabupfura baramubwira ngo urakire. Ni ikintu cyiza, kwifuriza umuntu ibyiza. Ujye ubona ko hari igihe ushobora kuba uri mu bantu, simbizi, hari umuco utangiye kugenda ucika, simbizi, ariko hari ubwo ushobora ukumva nko muri bisi mwicaye umuntu aritsamuye, habuze n'umuntu n'umwe umubwira ati urakire. Ubundi wagira ngo ntabwo ari mu bantu, ariko iyo umubwira ati urakire. Ndibuka nigeze kuba ndi muri bisi tujyana, kandi muri iyo bisi nta muntu n'umwe nari nzimo cyangwa ngo amenye. Ngiye kumva numva umuntu umwe aritsamuye, ndamubwira nti urakire. Yarahindukiye arandeba, ubona arishimye kandi nta kindi yarengejeho, nanjye nta kindi narengejeho. Ariko kumva umuntu akubwiye ngo urakire, yenda ndi municaranye na kure yawe, nahise mbona yishimye kandi nawe ari wowe wakwishima. Rero utuntu nk'utwo tugaragara ari dutoya, ni utuntu twiza cyane. Umuntu niba yitsamuye umubwira uti urakire, ni byiza cyane. Mbese no kumubwira ngo uri mu bantu, urahari, twakubonye ko hari, natwe turahari. Kubwira umuntu ngo urakire, no mu zindi ndimi z'amahanga bafite ukuntu babivuga. Rero kubwira umuntu ngo urakire ni ibintu byiza cyane, kubibwira abana bacu bakabikora ni byiza. Hari ikindi nanone, utuntu dusanzwe iyo turi ku meza aho, ni ibintu abantu bigishwa, harimo utuntu twinshi umuntu yakwigishwa, ariko ku meza mu migirire
umuntu amenyereye yuko iyo abantu bafungura akwiye kurya afunze umunwa, guhekenya afunze umunwa kugeza aho aza kumira ni ibintu byiza. Ntabwo umuntu arya yasamye. Hari ubwo cyo kubona n'abantu bakuru bamwe na bamwe wenda si bose, ariko ukabona umuntu arabigenza ukuntu kutari kwiza, ukabona bigaragara nabi kandi ari umuntu mukuru. Ni byiza rero ukaravuga uti wenda ntiyabonye ubimubwira cyangwa se n'ubimubwira ntabyiteho, ariko tubwire abana bacu ko umuntu iyo ari ku meza, iyo ariho arya kuko tuvuga cyangwa ari hafungura, agomba kubikora afunze umunwa kugeza igihe amize. Nibyo byiza kuko kubikora undi muntu akureba bitera kugubwa nabi. Hari n'utabyihanganira akaba yanahaguruka mwariho musangira, ariko mureke abana bacu tubibigishe ni ibintu byiza. Ikindi tukiri ku meza reka tuvuge kwiyarurira. Kwiyarurira ni ukuvuga mu bintu bashyize ku meza bashyizemo ibyo kurya, ukuntu abantu bagenda bihereza ku masahane. Iyo hariho kuba umuntu, hari abantu basangirira hamwe ni byiza, ariko hari igihe abantu umuco ari uko umuntu ashyira ku isahane undi ku isahane ye. Bantu babyeyi mugerageze tubwire abana, kuko tujya mu bintu byinshi no mu bantu, hari mu nama n'ibindi, ukareba ukuntu abantu bihereza amafunguro ukabona nyamara biteye ikibazo. Ubundi umwana iyo ari iwabo akora ibyo ashaka. Ni kimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana iyo ari iwabo avuna umuheha bakamwongera undi. Nibyo, umwana iyo ari iwabo akwiye kurya agahaga. Ntabwo arya nabi ngo arye kwa kundi kutari kwiza twavuze, ariko uko yiyongera kose bagomba kwiyongera kugeza igihe ahagiye, ko niwe baba batekeye, baba babikoreye gahunda, ibyo kurya biba bihari kandi umwana akwiye guhaga. Ariko uyu mwanya ndababwira, igihe umwana yagiye ahantu, ni umushyitsi ahantu, tujye tumenya ko buriya iyo umuntu agiye mu bantu, ubundi mu kinyabupfura mu Kinyarwanda usanze bafungura baravuga ati karibu ku meza, ni byiza. Ariko hari igihe ujyayo ugasanga ntabwo wari watumiwe, ari uko yenda bibaye ngombwa kugerayo gusa ugasanga bari ku meza. Twibuke ko burya mu rugo, cyane cyane iki gihe, mu gihe cy'iterambere, abantu basigaye bapanga za gahunda, ntawe ugipanga ibyo amena. Kumena ntabwo ari umuco mwiza, ko umena hari abandi babikeneye. Rero iyo usanze urugo rwateguye ukabuhageze, wenda bageze ku meza bati karibu, ni byiza ko wiha bikeya, kuko ntabwo uzi uwo mubare w'abantu batekeye uko ungana, ntuzi ibyo batetse uko bingana, kandi wowe ntiwari uteganijwe, ariko nyine urahageze. Mu kinyabupfura ukwiye kwibwira kwiha dukeya. Nubwo wakwiye ati yongere ni byiza, oya, wowe fata dukeya ko wabubashye, ariko umenye ko utari mu mubare. Ni umuco mwiza, uko n'ukwiga kubaho, n'ukwiga kubana n'abandi ni byiza. Icyo kintu abana bakakimenya. Ubundi umwana uramubwira uti yego, ugiye ahandi nta kibazo, bari baguteguye bakubaze muri gahunda, wahafungura nta kibazo nabwo, ariko ugashyira mu bwenge ntusige umugayo. Ariko ubundi nkunda kubwira abana ko iwabo abana bakwiye kurya uko bashaka n'uko babyumva, bitaye kuri kwa kundi twavuze kurya mu kinyabupfura, ariko bakarya bagahaga, kuko umwana akwiye kurya agahaga. Ariko nanone twariho tuvuga ko iyo ari umushyitsi ahantu akwiye kugira ubwenge, akamenya ko nagera mu rugo iwabo aza kurya agahaga, ako kenge akakagira. Ikindi, gushimira ni umuco mwiza. Twigisha abana gushimira. Umwana numuha akantu umubwira uti, umuntu aguhaye ikintu uramubwira ngo urakoze cyangwa murakoze. Ari umuntu mukuru, mu Gifaransa merci, thank you, ni ikintu cyiza. Umwana ubimumenyereze kandi ubimutoze, numara kubimubwira ukore ku buryo bimwinjiramo. Kandi ntabwo akwiye gushimira abantu bakuru gusa, na bagenzi be batoya, bagenzi be bangana, namukorera ikintu amushimire. Iyo umuntu aguhereje ikintu ukamubwira uti urakoze kukimpereje. Uburyo dusaba ibintu, umuntu niba umubwira uti mpereza ikintu, ntumubwire ngo nzanira, uriko umubwira uti ese wampereza kiriya, umubwire mu kinyabupfura, kuko ni serivisi umusabye. Uyimusaba rero ukwiye kubikora mu kinyabupfura kugira ngo nawe abikore yishimye. Kuko ushobora kumubwira uti mpereza, ese wampa kiriya, wamwitse ese wampa iki ngiki, ese wampereza kiriya. Ni ikintu cyiza uko umwigisha kubivuga, nawe ukabimubwira. Wowe mubyeyi nawe ujye umubwira mu kinyabupfura kugira ngo nawe gusubize mu kinyabupfura. Gushimira rero nawe ni umuco mwiza abana bakwiye kumenya. Ikindi ni ukuvuga ngo mbabarira. Burya inangira kuvuga abantu bakuru,
hari igihe usanga yaratangiye kera yarananiwe umuntu atarayigishijwe. Umwana nakosereza mugenzi we, nagukosereza uri mukuru, umwigishe ko umuntu yakosheje asaba imbabazi, kuko hari icyo aba yishe kandi aba ahemukiye mugenzi we cyangwa undi muntu. Niba akandagiye mugenzi we, agenda amusaba imbabazi, amubwira ati mbabarira sinabishakaga. Hanyuma mugenzi we nawe umwigishe ko amubabarira, nuko bongere basabane. Ntihabeho kwishyurana no kurakaranya. Yego umuntu ababaye arababara, ntabwo bibuza ko umuntu agukandagiye utababara, ariko umenye ko ntiyabishakaga. Gusaba imbabazi, hanyuma uwo muco wo gusaba imbabazi umwana wukurane. Ikindi, hari utuntu tubaho mu buzima bwacu, ibintu bita kwayura, kwitsamura. Nyabuna murabizi ko hari ubwo umuntu yitsamura. Hari abantu babaho bitsamura cyane, ukumva bivuze cyane. Ntabwo abantu bose bitsamura kimwe. Hari witsamura gucyo kuko ari uko ameze, hari undi witsamura cyane kuko ari uko biza. Ubundi abaganga bavuga ko iyo witsamura ubireka bikaza nta kibazo, ariko ikibazo si ukwitsamura cyane cyangwa buke. Ariko nukumenya ko iyo umuntu yitsamuye hari utuntu tw'utuzi dutaruka. Nyabuna niba uri kumwe n'abantu, twigisha abana natwe ariko tubikore. Singira abana gusa, n'abakuru tubikore. Niba witsamuye, shyira urushyi ku munwa kugira ngo twatuzi dutaruka ntidutarukire uri iruhande rwawe. Niba wayuye, gerageza wayura ariko ushyira urushyi ku munwa, ntibibe ngombwa ko umuntu areba ngo arebe no mu gifu cyawe uko hameze. Wayura ushyize urushyi ku munwa. Muri iki gihe rero cya corona bwo dusigaye dufite za masike, nta kibazo gihari, ariko umuntu niba yayuye yayure rwose, ariko ashyira urushyi ku munwa. Si ngombwa ko yayura ngo abantu bose barebe amenyo yose bayabare, ntabwo ari ngombwa. Twigisha abana rero utwo tuntu duto ni utuntu twiza. Hari ikindi none twavuga ku byerekeranye gucira. Ubundi abantu ba kera banywaga amatabi nibo baciraguraga, ariko gucira ntabwo ari umuco mwiza, ni umwanda. Ikindi ntibigaragara neza. Guciragura aho ubonye ahantu hose ugacira. Niba urwaye ukanakorora, wakorora ukareba ukuntu bigenza, byose bibamo ubwenge. Gucira rero abana tubigisha kudacira aho babonye. Guciragura umuntu atarwaye si ngombwa, ariko niyo arwaye nabwo hari ukuntu abigenza. Gucira si umuco mwiza, ntabwo ari umuco mwiza rwose. Hari ikindi cy'imvugo. Hari imvugo iryoha pe. Umuntu akavuga amagambo, n'undi akavuga amagambo asa, umwe akumva wamwumva ukumva amagambo arakugera ahantu, ukumva ntabwo binyura neza mu gutwi. Ushobora no kureba abantu ukumva umwana cyangwa umuntu mukuru ukamureba ukamutandukanya n'undi kubera uburyo avuga ibintu, amagambo, uburyo yavuga, uburyo kugezaho ubutumwa, kandi ari amagambo asanzwe, ariko uburyo yitwaye ukabona birashimishije. Bene uwo muntu rero abantu bakunda no kubana nawe. Ariko umuntu urekura amagambo uko abonye, hari amagambo aba ari amagambo asanzwe, ariko hari amagambo avugika rwose mu buryo wumva bukomeretse. Rero mu muco habaho amagambo avugwa neza, hari n'atavugirwa ku karubanda, babyita imvugo nyandagazi. Twigisha abana bacu kumenya guhitamo amagambo yo kuvuga ku karubanda n'amagambo yo kutavuga, kudashyira mu kanwa buri kanya. Urugero, hari nk'amagambo avuga ibintu bikorerwa hiherereye, nko kujya mu bwiherero. Hari amagambo tudakwiye guhita dusohora gutyo. Twigisha abana rero, hari igihe usanga abana yumvise wenda ubivuga nawe akabisubiramo atyo. Ni byiza ko dukosora tukamenyereza abana kuvuga ibintu byiza, amagambo meza. Hari ibintu bivugwa, hari n'ibindi bitavugwa, bitasakuzwa. Ibyo bintu babimenye. Uwo ni wo muco, uko niko gukura, uko niko kwiga kubana n'abandi. Hari undi muco mwiza nanone wo kwigisha abana ku byerekeranye no gufasha abandi, kubaha abandi, cyane cyane kubaha abanyantege nke. Mwabonye ko nta muryango wabo utagira abanyantege nke. Abasaza, abafite ubumuga, ababyeyi batwite, abanyantege nke dushobora kubibona. Ashobora no kuba na mugenzi wawe akaba arwaye, ukaba wicaye, dukunda kubibona muri za bisi cyangwa ahantu hari abantu benshi, ukabona pe umuntu w'umusore aricaye, umuntu w'umusaza arahagaze, ubona ari ikintu kibabaje. Twigisha abana bacu kumenya kwita kuri bagenzi be. Niba abonye umuntu mukuru amenye kumuhagurukira, niba abonye umunyantege nke amenye umunyantege nke ko wewe niba afite intege yibwira agahaguruka. Ni umuco mwiza gufashanya. Niba atangiye kuba umwana, utangiye kuba mukuru, hari ibikorwa bijya biba mu ahantu
ugasanga bakoze gahunda yo kujya gufasha nk'umuntu w'umukene, kumwubakira urugo, kumwubakira se ubwiherero. Bwira umwana nawe asanga abandi bana, reba abandi bana ko bafasha, yige gukora neza, yige gufasha abandi nta gihembo ategereje. Ni umuco mwiza, ni ubumuntu, nuko abantu bagenda bakura babana n'abandi kandi bakiga. Ni rero utwo tuntu tugaragara nkaho twaba ari dutoya, nitwo tuvamo umuntu udasanzwe, umuntu unyuranye n'abandi. Mu buryo bw'imvugo ugasanga anyuranye n'abandi, mu buryo bw'imikorere ugasanga anyuranye n'abandi, mu buryo bw'imyitwarire ugasanga anyuranye n'abandi. Kubera iki? Kuko hari ibyo yatojwe, hari ibyo yabujijwe, hari n'ibyo yeretswe gukora. Uko niko kumenya kubaho. Iyo ni imibanire y'abantu n'abandi. Rero mureke twigisha abana bacu, niyo gahunda, tubamenyereze kubaho babana n'abandi neza, baba abantu bagira imvugo nziza, bagira imyitwarire myiza bari mu bandi, kugira ngo bataha abatungwa agatoki ko ibi n'ibi bitari ku murongo. Rero nshuti bavandimwe, turabashimiye cyane. N'ubundi turabasaba ngo mukore subscribe, utarayikora tumuhaye ikaze akore subscribe. Ikindi niba iyi video yagufashije nawe uyiha abandi, kugira ngo nabo bagire icyo bunguka. Abana bacu tubiteho, imiryango yacu tuyiteho. Murakoze cyane, nanone naho ubutaha. Imana ibarinde n'imiryango yanyu.